Tuyisenge Rusi umubyaza ugarutse mu kiganiro Karame mubyeyi. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe akamaro k'uruboga rwitwa poivro. Abantu benshi ntabwo bazi akamaro ka poivro ku buzima bwacu. Rimwe na rimwe abantu baruteka bashaka ko ruhumuza ibiryo, abandi bakarudekora bakoze amasalade. Nyamara poivro ifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu. Ifite imyunyungugu myinshi umubiri wacu ukeneye, ikagira n'amavitamine tuba dukeneye buri munsi kugira ngo umubiri wacu ushobore gukora neza. Abantu rero bateka poivro ntimukajye muteka agace gato ngo mubikire n'ejo, ahubwo muyiteke muzi ko ari imboga zidufitiye umumaro. None se poivro yabifasha iki umubyeyi utwite? Muri aka kanya ndagira ngo mvuge ku kibazo ababyeyi benshi batwite bakunda kugira, bampamagaye bambaza icyo bakora. Ikibazo cya constipation cyangwa kwituma impatwe. Kubera ko ubuzima bw'umubyeyi utwite haba harimo imisemburo myinshi iri gukorwa, abamama bamwe bisanga bafite ikibazo cya constipation kandi ikababangamira cyane. Constipation ishobora gutuma umubyeyi mu gihe afite inda ikiri ntoya yanda ishobora kuvamo, cyangwa se inda yaba igejeje mu mezi yegereza kubyara, ugasanga kubera kwikanira cyane agiye ku musarane bishobora gutuma abyara hatageze, akaba yabyara akana k'agaprematire. Ibi rero umubyeyi utwite yabyirinda ate kugira ngo abashe kumara y'amezi yose afite ubuzima bwiza kandi ari amahoro? Mubyeyi utwite, aka kanya tugiye kukwereka uburyo wowe ubwawe wakwirinda cyangwa se ukivura iki kibazo cya constipation. Nkuko nabibabwiye, poivro ifite ubushobozi bwo kuturinda constipation cyangwa kutuvura iki kibazo cyo kwituma nabi cyangwa se kwituma impatwe mu rurimi rw'ikinyarwanda. None uyu mubyeyi yategura gute poivro kugira ngo abashe kuyifata kandi ibashe kumugirira umumaro? Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko ushobora gufata poivro 3 cyangwa 2 nziza nini, ukazivanga n'ibitunguru bya poiro. Ibi bitunguru bya poiro ni bya bitunguru byera bikazamuka bikagira amababi y'icyatsi. Ibi nabyo ni ibitunguru abantu benshi cyane badakunda gukoresha, usanga babirya mu isombe. Ariko si mu isombe gusa bikwiye gukoreshwa, ahubwo no mu bindi byo kurya bisanzwe twakoreshamo poiro kugira ngo turinde ubuzima bwacu kandi turinde n'amara yacu ko yagira icyo kibazo cya constipation. Poiro rero iyo uyivanze na poivro ndetse ukaba washyiramo n'izindi mboga nka karoti cyangwa se inyanya, ushobora gukora isupu nziza cyane ukayinywa, ikaba yatuma mu mara horoha. Mbibutse ko izi mboga zose tugomba kuziteka bitarengeje iminota 15 kugira ngo tutazihisha cyane, ya maserire azigize arimo amavitamine ndetse n'imyunyungugu bikicwa n'umuriro. Ni gute umubyeyi yakongera gutegura iyi poiro akayivanga n'izindi mboga kugira ngo abashe kuba yayirya? Mbibutse yuko uruboga rwitwa ishu narwo ni uruboga rwiza cyane umubyeyi utwite akwiriye gufata, rukaba rwamuvura kandi rukamurinda constipation. Ishu rero wayivanze na poivro ukayivanga na poiro ukirinda kubihisha cyane, byakubera umuti mwiza n'urukingo rwa constipation cyangwa kwituma impatwe. Mubyeyi unkurikiye cyangwa se n'undi muntu wese uzakurikira iyi video, reka mbibutse yuko iyo twirinda constipation cyangwa se twivura constipation tuba dukwiye gufata izi mboga zidahiye cyane. Ni ubuhe buryo bundi umubyeyi utwite yakoresha kugira ngo yirinde constipation? Reka mvuge ku muneke. Umuneke ni urubuto rwiza cyane abantu benshi bakunda kurya, rimwe na rimwe bakaba batazi n'icyo rumara ku mubiri wacu, ariko bakaburya kubera ko uryoshye cyangwa se urimo isukari. Ni gute umuneke waturinda constipation cyangwa se warinda umubyeyi utwite constipation cyangwa se ukayimuvura? Mubyeyi utwite unkurikiye, niba waramaze kugira ikibazo cya constipation, mbere yo gufata amafunguro yawe ufata avoka ukayivanga n'umuneke ukabirya mbere y'ibyo kurya bihiye. Iyi avoka ifite amavuta meza cyane agenda akanyura mu mara yacu agatuma mu mara horoha, ndetse umwanda dusohora ukaba watambukamo bitagoranye. Iyo rero uvanze avoka ukayivanga n'umuneke, amaseri minori cyangwa imyunyungugu iboneka muri izi mbuto zombi ndetse n'amavitamine bifasha
amara yacu gukomera no koroha agakora neza, ya myanda tuba twifuza gusohora igasohoka itagoranye. Reka nibutse ababyeyi batwite bankurikira yuko ari byiza cyane gukoresha amazi ahagije mu gihe umubyeyi afite ikibazo cya constipation. Ni byiza yuko unywa byibuze hagati ya litiro 2.5 n'eshatu ku munsi kugira ngo wirinde cya kibazo cya constipation cyangwa se ukivure. Ibindi byo kurya umubyeyi utwite ashobora gukoresha kugira ngo bibashe kuba byamurinda constipation ni ibishyimbo. Ibi bishyimbo rero ni byiza cyane. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bajya bateka ibishyimbo ugasanga y'amazi yabyo twita amamininwa harimo abayamena, abandi bakayaha ihene, abandi bakayaha amatungo yabyaye. Nyamara umubiri wacu nawo urayakeneye cyane kugira ngo ubashe gukora neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibishyimbo bifite ubushobozi bitewe n'imyunyungugu ibibonekamo ndetse n'amavitamine ko bishobora gutuma amara yacu akora neza, ya myanda twifuza gusohora ikaba yasohoka bitagoranye. Mubyeyi unkurikiye, ushobora gufata amamininwa y'ibishyimbo aho kuyamena cyangwa kuyaha amatungo ukayakoresha uyatekesha izindi mboga, kandi ugakunda kurya ibishyimbo cyane, bizatuma cya kibazo cya constipation kirangira cyangwa se wirinde no kuyirwara. Urundi ruboga nababwira rurinda constipation ni amadegede cyangwa ibihaza. Abantu benshi uyu munsi bashobora kuba babirya gake cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyamara ibihaza n'amadegede uramutse ubitetse ku bishyimbo ukabitekesha ya mamininwa ukabirya, byakurinda kugira ikibazo cya constipation cyangwa se bikagufasha gukira constipation. Ndimo nsoza rero, ndararikira umuntu wese unkurikiye cyane cyane umubyeyi utwite kwita cyane ku buzima bwacu bw'amara. Ni gute twabigenza? Tuzakoresha amazi meza yo kunywa ahagije, dukoreshe za mboga twabonye zidahiye cyane, ikindi dukoreshe imineke na voka mbere y'ibyo kurya mu gihe turi kwivura constipation. Ndimo nsoza rero, ndagira ngo ndarikire umuntu wese unkurikiye gukora subscribe, share ndetse na like kugira ngo aya makuru tuba dutanga y'ubuzima ashobora kuba yagera ku bantu benshi kandi abe yabafasha. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha.